nanjye ndabakundaga. Uyu munsi twagiraga ngo tubagaragarize ko tubakundaga nyakubahwa chairman. Nyakubahwa chairman turamukundaga. 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 Inkingi y'ubumwe demokarasi n'amajyambere mbere n'ubu ntawakwigima manza bigura imbere. Muryango mwiza tuza tukuri inyuma, tuza kuva mu masibo mu midugudu n'utugari, tuza tukuri ndabizi barakwirahira, tuza tukuri turere twose bafashe uwo mugambi, tuza tukuri ntara zose. Aramutse neza. Muraho. Muraho, muraho. Muraho neza. Abo hakurya turumvikana? Naje hano rero kubasuhuza, kubashimira, no kugira ngo dufatanye urugendo tugiye kugenda hamwe. Tugiye gukomeza kugenda hamwe kuko turusanzwemo. Tugerageze twihute, tugende twese kandi icyarimwe, ndetse duhereye no ku byagiye bivugwa mu mwanya ushize. Nagira ngo mpere nanone ku bijyanye n'amateka, ariko reka mpere ku ya FPR. FPR ni nka bya bindi byigize kuririmbwa. Twese yaratugabiye. Murabizi inka mu Kinyarwanda ijyanye n'urukundo, ariko icya mbere burya ijyanye n'amajyambere. Ukugabira abagukunda. Ukugabiye abakwifurije gutera imbere. Nicyo kimenyetso kiri mu nka, mu muco w'Abanyarwanda. Murabizi rero hari imyaka yashize inka bari baraziciye mu Rwanda. FPR irazigarura, iratugabira twese. Bityo rero uwakugabiye uramwitura. Kwitura ni ugusubiza urukundo uwaguhaye inka, uwakugabiye aba yaguhaye. Ni ugusubiza amajyambere ari muri uko kuba yarakugabiye.
bityo rero iki gikorwa tugiye kujyamo cyangwa twatangiye ejo, hari abadepite batweretse hano, hari umukandida uzayobora igihugu, ubwo hazaba harimo kwitura ya FPR. Buriya n'abanga u Rwanda n'abavuga ko bafite ibindi bemera, bagaruka kuri ibyo ngibyo bitatu. Nta bindi watwara mu Rwanda ngo bishoboke cyangwa se ngo abanyarwanda babyemere hatarimo ibyo bitatu. Nibyo duharanira rero, nibyo ari FPR, ari abandi bose bafatanije na FPR, ari abanyarwanda bose, nibyo tugamije, nibyo twifuza kugeraho ku rwego rwo hejuru. Rero itariki 15 z'ukwezi tugiye kujyamo gutaha, tuzaba dutora ubumwe, demokarasi n'amajyambere. Hari ikindi? Ariko ikindi kijyana n'ibyo cyangombwa ni ibikorwa, biduha ibyo ngibyo dushaka. Naho wicaye ukabiririmba gusa, ukabivuga mu mvugo gusa, udakora ibi biguha, ntacyo wageraho. FPR rero n'abo dufatanije, dukangurira n'abanyarwanda bose, baba bo mu gihugu, baba bo hanze, ni ibikorwa, kubana, gutera imbere ntawe dusize inyuma. Ibya dutandukanije mu mateka tuzi yashize tugenda dusiga inyuma, twarabirenze. Buri munyarwanda wese, ndetse n'utari umunyarwanda ariko ari mu Rwanda, bigomba kumugeraho ko turi hamwe, ko turi kumwe, kandi ko dukora kugira ngo ibyo byose tubigereho. Muri ibyo byose rero nanone ikindi gihari, kandi nacyo mugira uruhare runini, yanavuzwe, nta kintu wageraho hatari umutekano. Umutekano ni ngombwa, kandi umutekano utangwa na buri muntu wese. Mwebwe nk'abanyarwanda nimwe aba mbere mu ruhare rw'umutekano. Abandi izindi nzego zibishinzwe muzi mubona, nimwe zishingiraho, nimwe zubakiraho ibikorwa byanyu, ineza ibiri hagati yanyu
kugira ngo bishoboke kubona umutekano usesuye abaturage abaturarwanda bagashobora kwigeza ku byo bashaka ibyo ari byo byose. Niyo ari ubuhamya bwatanzwe buvuga ibijyanye n'abatuye ku mupaka no hakurya yawo, ibihabera ubundi bishobora guhungabanya umutekano wabo abari mu Rwanda. Niyo mpamvu bitaba, ni ukubera ko dufatanije muri uwo mutekano, mwebwe abanyarwanda n'inzego zibishinzwe ku buryo bw'umwihariko. Ubu rero gutora abakandida ba FPR, ari abadepite, ari perezida, ari abadepite babo dufatanije, ni ugushaka gutera imbere, gukomeza urugendo tumazemo iminsi, imyaka ibaye 30. 30 ntabwo ari mike. Abavutse mu myaka 30 ishize bamwe basigaye ari ba minisitiri, abandi basigaye bagendera mu ndege batigeze babona bumva, abandi bagiye mu mashuri barize baraminuje, ariko ibyo byose tubikoze nk'uko dusanzwe tubikora, imyumvire myiza, ubwitange no gushaka, mubona wakwifuriza u Rwanda inabi yabinyura he? Ntaho. Kandi niko uko dutera imbere, uko twubaka byinshi, niko dukomeza kubaka n'ubushobozi bw'umutekano kugira ngo ibyo twubaka bizarambe. Kubana, dushaka kubana, twifuza kubana rwose n'abaturanyi ndetse n'abandi, cyane cyane ibihugu bya Afurika ndetse n'abandi bo hirya cyane. Kuri twe icya mbere ni ukubana neza. Ariko iyo wubaka ushaka kubana neza, iyo wubaka ububanyi, ugomba no kwitegura, ese utashaka kubana neza nawe we agashaka kukugirira nabi, uriteguye? Icyo gisubizo rero gikenewe nicyo duhora dushakisha uburyo bwacyo. Hanyuma twe tugakora ibitureba, tukareba ibyacu, tukareba ibyo dushaka, tukiteza imbere. Iby'abandi, ibyo ni iby'abandi. Ibyacu natwe tukamenya ko ari ibyacu. Haza gukorana, kubana neza, tukaba duhari. Haza ibindi ntavuze, nabyo tukaba tubyiteguye. Baturage rero,
bo muri utu turere twahuriye hano, ndagira ngo mbashimire cyane rwose. Imyitwarire myiza, ubufatanye, kubana neza bihoraho bituma n'amajyambere yacu yihuta. Nanjye ndabakundaga. Ibyo byose icyangombwa twese dukoreye hamwe dukwiye kubigaragaza mu bikorwa, ndetse n'ibiva muri ibyo bikorwa byacu biteza igihugu cyacu, biduteza twese imbere, sibyo? Icyizere rero tugirirana ni cyiza cyane, nicyo gituma ibintu byose bishoboka. Mukagererana icyizere hagati yanyu, mukagererana icyizere hagati yanyu n'abayobozi, bityo iyo tumaze kwiyubaka dutyo tuba dukomeye ku buryo amajyambere bijyana n'igihe gusa, ariko noneho muri icyo gihe uba ushaka kwihuta, sibyo? Sibyo? Turumvikana? Ubu se hasigaye iki? Itariki 15 iriya tariki yadutindiye gusa. Nta kuntu twayihutisha, ariko hari ukuntu abantu bihutisha amatariki. Aha, ariko reka tubitwaze uko bimeze, ndandambara. Twese izaturinde uko bikwiye, natwe nitugira ayo mahirwe tubyifatemo neza, tubane neza, dukore neza, tugere kuri byinshi byiza, kandi bibe umuco, bihoreho, duhore twiteza imbere. Nka ya mvugo yacu, ya mvugo dusanganywe, murakoze cyane.
mwakoze reka abenshi mwamaze amasaha menshi cyane hano iyo byashobokaga ngo tukomeze umunsi wose ariko ngira ngo mugomba kuba mufite n'ibikorwa bindi mushaka kujyamo ariko ya tariki wa munsi murakoze cyane reka ababishinzwe ubwo baratunyurizaho akadushyushya twidagadure twishime murakoze cyane naho ubutaha bitari kera murakoze ingobyi yaguhetse ntigacike umujishi we iye turagukundaga nyakubahwa chairman turabakundaga nk'uko tubivuga mu Kigoyi tubisubiyemo turabakundaga ni ukuri turabakundaga FPR oye nyakubahwa chairman tunezerewe kubana namwe uyu munsi tunezerewe kwa mugaragiwe n'abadepite ndetse n'imitwe ya politike twifatanyije turabashimiye biduteye ubwuzu nitwa Musafiri Ildefonse nguko abivuze batanyitiranya ntabwo ndi ministre ariko nanjye ndanubwo ndi umuntu woroshe ubwo ibikorwa mumaze kutugezaho birivugira mvuze ngo ndoroshe ubwo byose naba mbipfobeje nyakubahwa chairman nge Musafiri nduruka mu mudugudu wa Bipfura akagari ka Nsherima umurenge wa Bugeshi akarere ka Rubavu nyakubahwa chairman urugendo rw'imyaka 30 tumaranye mudufasha Bugeshi ni umurenge utuye ahantu ku mupaka aho duhora ducungana buri gihe n'umwanzi ushobora kuduhungabanyiriza umutekano aho duhora turi maso byiza tugeze ashaka kusunga tukamumwereka ko ibyo bintu bidashoboka nyakwa chairman rero mu rugendo rwanjye mukimara kutubohora tukimara kugera mu gihugu twishimiye mwaturemeye byinshi byo kuduteza imbere muturemera ibyatubeshaho kugira ngo tuzamuke harimo gahunda ya Giringa harimo ubuhinzi bugezweho ibyo byose byarakozwe bikoze n'umuryango nagiriwe icizere nyobora abahinzi b'ibirayi bose nyoboye abahinzi b'ibirayi mbo mu gace ntuyemo nyobora koperative yitwa Icyerekezo ngimara kuyobora mwangiriye icizere mbona ibaruwa ituruka iwanyu inzaba ko ngomba kuja mu rugendo shuri kugira ngo turusheho kuyobora neza mbona ibaruwa ivuga ko ngiye kuja mu Bubirigi bakimbwira ibyo ngisoma ibaruwa ija mu Bubirigi namanje nikanga ngira ngo ni mu karere ka Nyabihu ngiye gusoma nzanga ni mu Bubirigi koko ibyo byarabaye ndagenda ngera i Kigali ngeze i Kigali nzanga neza imyirondoro ninje nzanga data ni Nyarukambwe mama ni Nyirahabineza ndavuga ati nda indi miyoborere uretse chairman wacu turangaje imbere ubwo twahaguru icyo gihe twuriye indege byari 2019 mbere gato ya covid turagenda umunsi wose nicaye mu ndege nje ngira amakenga nja ndareba hasi ndi gwengereza nareba hasi ngabona ni kure ariko naje kwambuka inyanja kandi mfite amakuru kwambutsa inyanja abayambutse n'inyanja y'ubukene
ibyo nyakwa camani byarabaye. Tugeze mu Bubirigi turatembera twiga ibyo twiga, ibyo guteza ubuhinzi bwacu imbere, guhinga kijambere. Icyakoze narinzi ko Iburaya ndabandi baciriritse babayo. Nyakwa camani twagezeyo dusanga nabo ari mu buzima busanzwe, harimo n'abandi bagiciriritse bagifite inzira n'urugendo rwo kuyubaka. Ibyo byarabaye aho twasanze umuntu itimu twari kumwe ngabana batumwe na camani yagutumye agushakira ibigutunga byose. Umufuko bumeze neza, ari ukurya ari ukuryama, mu njimire camani. Mu byiza yadutoje rero twaravuze ati ntabwo twava hano natwe tutaremeye umunyaburayi. Reka natwe ko twari turi dukanda ku kanyenyeri, nibi wabo borozanya nabo buno amaze koroza benshi. Ubwo nyakwa camani twavuye mu rugendo, tukiva mu rugendo dukora ibisabwa, ibyo twize tubishira mu bikorwa, ari byo byambinduriye amateka. Njutuye Ibugeshi nduye ku mupaka neza. Naravugaga ngo ese nzagira inzu mu mugi gute? Umugi wa Rubavu nzawugera muteka, abandi mbona bafite amazu bateye imbere, nje nzawugeramo gute? Twarakoze tutera imbere. Tukimara gutera imbere nje n'urugo rwanje tuba tuguze ikibanza mu mugi wa Rubavu. Tukimara kugura ikibanza byarakomeje, aho umutekano uri ibintu birakomeza. Twamaze kukigura no kubaka biraza, ubu harimo inzu nziza yuzuye. Nyakwa camani ndatinya kuvuga kiri joro nari gutanga ubuhamya, umudamu wanje namumanuye nawe turi kumwe hano. Ngo umuntu rero wari gutanga ubuhamya imbere y'umuyobozi kandi witeje imbere, twari kurara mu nzu yacu kugira ngo ngere hano meze neza mfite fresheri, bigaragara ko niteje imbere. Tukiryamye rero hari agasha kabaye. Hari iwacu Ibugeshi hari ukuntu bufite ibiryo byinshi mu nzu hakaza imbeba. Imbeba zishaka ibiryo ariko umudamu wanje akazizira. Buriya natinze no gutaha nzangera mu rugo ngasanga afite agakoni ku gitanda ari guhangana ngo imbeba iraza arayikubita. Iri joro twaryamye rero tukigera saa 6 z'ijoro arambwira ngo si inzu ko imbeba zitari gukoma. Ndangije ndamubwira ati si imbeba itagira isoni yo yanyerera ku ikaro. Nyakwa camani akaba ari umunezero twagize uyu munsi, aho bwakeye tukitegura turaza, ariko yavuze ko ashimye cyane camani ku ibyo amaze kugeraho ari byiza cyane. Nyakwa camani rero ndago ndi butinde mu buhamya, kuko iyo umuntu avuze byinshi twatwirengagije ko dufite ibigaragara mwatugejejeho. Nasoreza ku kantu gato, muramba bari uruhari rw'umuhinzi cyangwa witeje imbere mu mutekano. Mu bihe byashize hari amakuru nakiye telefone nitabye y'umuturanyi twa dutuye muri hamwe na Kongo, dufite y'abatadushakira ibyiza. Ico gihe twari twejeje ibirayi, ariko ngo umuhinzi muzima ubaka amakuru kubaka n'inyuma y'igihugu. Twigeze dupakira ibirayi cyane, mba nitabye telefone imwe iturutse hanze imbwira ko ngiryo joro baradutera ngo bakaza kudusabura amafaranga. Ndangije mbita nzangira amakuru n'inzego na nimero ya Nyakwenda yibika, irangije abo banda aho bari nyuma baravuga se aho hantu tugiye gutera ni umwe muri bo. Baravuga ati ni mu murenge wa Bugeshi, bari gupakira cyane, dushaka kujayo nubwo twakora kandu gato tukabasahura amafaranga. Nyakwa camani ubwo twamaze gusangira amakuru, tukimara gusangira amakuru ya telefone mu kanya birongera Nyakuye ngo yewe ngo bagezaho ngo umwe ngarababwiye ngo niba mugiye kumenera muri Bugeshi ngo kwa Musafiri ngo hari umuzehe witwa Mudenge, ngo umurenge ugeze ubo yoborwa na Mvano Nzayimana Etienne, ngo ubu nguyobowe na Rwibasira Jean Bosco w'umusore. Ngaho nuhamenera ngo ndanugurigera usubirayo. Ubwo bagezaho baratinya bagira ubwoba. Bakimara kugira ubwoba rero nibwo natekereje ejo bundi ndebye ku makuru, numva ari abantu bavuze ngo bashaka kuza i Kigali. Uzatera i Kigali urenze kuri Musafiri ku mupaka? Niba ukeneye kuja i Kigali ngwino uhangane na Musafiri nunjobora ukarenga akagari ndimo ukaja mu kandi, uzabone uje i Kigali. Nyakwa camani ngaba numva nasoreza kugira ngo ibyiza byose tugezeho, nda kindi cyabitugezaho uretse kuzabitorera ejo bundi tariki 15 z'ukwa karindwi. Twese nk'abanyarubavu
twiteguye kubatora 100%. Murakoze cyane. Paul Kagame oye! Kandi urashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Niwe ndawundi. Kurikira amakuru uyu munsi na Liliane Iradukunda.